Salut les amis, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze neza, ndanezerewe cyane kubera yuko twagize aba subscribers 300. Thank you so much for your support no kuba mureba video zanjye mukazisharinga, mukazilikinga, mugakomentinga aho hasi. Vraiment mutuma mbakunda cyane umunsi ku wundi. Thank you so much. Mwiriwe, ndumwe mu bigiye guteka amandazi kuri mu gikoni kwa Nasha. Vraiment amandazi yabaye meza ku buryo nta bikoze nshidikanya. Aya mandazi yose mbona nakoze mbese navugishijwe. Natasha warakoze cyane, ukomeze postinge, utwigishe n'ibindi byinshi. Nta kindi navuga uretse gushimira kandi ndagukurikirana cyane. Ndi umuturanyi wawe mu gihugu cya Canada. Nzajya nguhamagara no kuri ya nimero waduhaye. Inshuti zanjye ndagira ngo mbereke bumwe mu buryo bateka amafi nigishijwe n'inshuti yanjye nkunda cyane Nasha Kiza. Hano hari ibirungo umuntu agomba gukoresha. Hari ibingibi black salt, hakaba n'ingi dash, hanyuma hakaba n'amavuta bakoresha bita Bertolli extra virgin. Aha naho hakaba ifarini gold medal. Ahangaha murabona hari amafi ubwayo, hari amagi. By'ukuri byose umuntu abitegura agiye guteka amafi. Hari ibihe birebire kandi byari byaranyihishe mu buryo umuntu ateka amafi ntashirire, akagira impumuro nziza, agasa neza atavungutse. Mu by'ukuri ndashimira Nasha Kiza kubwo kubinyigisha. Ubanza ugafata ifi ukayikata bitewe n'icyo ugiye kuyitekamo. Ukata hano hejuru, warangiza ugafata muri ibi birungo garcia ugashyiramo, ugashyira hejuru, ukagenda uhindura ifi ubwayo uko ushyiraho. Hanyuma ugafata na dash ugasiga ku ifi, hanyuma ukagenda uyihindura nabwo. Hanyuma aho ngaho haba hari ifarini, ugasasa aluminium hasi. Mbere yo gushyiraho ku ifarini ugira amagi, umushongi w'amagi ugashyira mu gasorori cyangwa mu gasahani gafukuye. Ugafata ifi ukagenda uyivangavangamo igakwira amagi ahantu hose umushongi. Warangiza ukayikuramo ugashyira muri ya farini wasashe kuri aluminium hasi, ugenda uhindura hose. Ugenda ushyira impande zose. Hanyuma bamaze gutegura amavuta, ya mavuta nababwiye ya Bertolli extra virgin, ugasuka mu ipanu yawe wateguye gutekeraho. Hanyuma wamara gushyira amafi muri ya mavuta, ukagenda uhindura nk'iminota 15. By'ukuri murabona ahangaha guhindura impande zose.
shyiramo mu by'ukuri ugenda usukaho amavuta hejuru uko utetse. ngira ngo murabona izo namaze guhisha hano zimeze neza, buri wese yakwifuza kuziryaho. by'ukuri ni ibintu bitatwara n'iminota 15 kandi ukaba utetse neza. ndashimira na Shakiza kubwa video yasharinze, kandi mu by'ukuri n'ibibazo byose nagiye mubaza, kandi ndamushimira ko yagiye abinsubiza. rero ndatinze, murakoze cyane. wifuza kubona uko bayiteka yagenda muri YouTube akandika na Shakiza uburyo bategura ifi, bahita ubibona aho ngaho, biriho kuri YouTube. turamushimiye cyane bwo kutwigisha gutegura ifi. murakoze.